Mwami turagushimiye ko wongeye kuduha uyu munsi icyubahiro kiri cyawe. Ijambo ryatubwira ngo nidusenga tuvuga ngo ubwami bwawe buze. Mwami uyu munsi wa none turawukuragije, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mwami mu buzima bwacu, kandi ibyo ushaka ni ibyiza, ntabwo wifuza ko abantu bawe barwara. Niyo mpamvu usenge bariya bafite ibibazo mu mubiri kugira ngo bagende neza, ntabwo wifuza ko abantu bawe bakena. Niyo mpamvu usenge bariya bafite ibibazo by'ubukene, bafite ibibazo by'amadeni mwami kugira ngo barengere. Mwami icyo wifuza ku bantu bawe nuko babohoka, bafite agahinda mu mitima yabo, ndabasengeye mwami ubaremere umunezero. Nowe soko y'umunezero, nowe soko y'amahoro, uri umwami w'amahoro. Sabiye amahoro umuntu wese udafite amahoro, mu izina rya Yesu abone kubohoka. Urakoze mwami yuko ukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nkuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Icyo n'amashimwe y'ibyawe tugushimye kuri buduha umunsi mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.